cyusa bana b'u Rwanda tuzahora iteka tubibuka. Munyemerere rero mubwire gahunda tugiye gukurikiza. Abashyitsi twari dutegereje barahageze, tugiye gufata umwanya wo kwibuka abacu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma y'umwanya wo kwibuka turaza kumva isengesho tuza kuyoborwamo na Pasiteri Kananga Emmanuel. Nyuma yaho turaza kwakira ijambo ry'ikaze tubanamo n'umuyobozi w'umurenge wacu wa Munyiginya. Nyuma turaza kumva ikiganiro ku mateka yaranze jenoside yakorewe abatutsi tugezweho na Nkurunziza Jean Bosco. Nyuma yaho turaza kwakira ubutumwa mu ndirimbo y'umubyeyi wacu Nyiramungu Suzanne. Nyuma turaza kumva ubuhamya bw'urokokeye hano kuri saye tugezweho na Bene Gusenga Radio. Nyuma turakira ubutumwa mu ndirimbo n'ubundi bwa Mukecuru Suzanne. Nyuma turaza kumva ubutumwa bwa Perezidante wa Ibuka. Nyuma turumva indirimbo ya Suzanne. Nyuma twumve ubutumwa bw'umushyitsi mukuru meya wacu. Nyuma turaba twegereza umusozo, turajya gushyira indabo kuri monima. Iyo gahunda nigera nabyo ndababwira uko tubikurikiza. Igihe ugiye guhuza ibiganiro nitwa Mbwirumva Jean Marie, njye turabane mu guhuza ibiganiro by'uyu munsi. Munyemerere rero tujye ijuru, abambaye ingofero zitari z'akazi bazurutse dufate umwanya wo kwibuka. Kwibuka ntabwo ari inzika, si n'inzigo tuba twibika mu mitima yacu, ahubwo ni ugusubiza icyubahiro ababyeyi bacu n'abavandimwe bambuwe bazira uko bavutse. Munyemerere muri uyu mwanya twakire utuyobora mu isengesho, Pasiteri Kananga Emmanuel. Mwaramutse neza mwese, Yesu ashimwe. Murakoze cyane nyakubahwa meya w'akarere kacu ka Rwamagana, kandi umuvandimwe, nyakubahwa visi meya, bayobozi bandi mu nzego zitandukanye, bavandimwe duteraniye hano, by'umwihariko abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, dusangiye amateka y'aha hantu, n'abandi mwese mwadutabaye. Muvandimwe Pastor François, muvandimwe mushumba w'ururembo rwa Huye, akaba na mugenzi wanjye, nagira ngo dufatanye isengesho ry'uyu munsi. Numva naryo rifite amateka yihariye. Muri iyi myaka 30 ishize, Imana idutabaye ikoresheje inkotanyi zigahagarika jenoside, ubu tukaba turiho. Imana ishimwe.
igitangaza. Nagira ngo nsome ijambo hanyuma tuze kurisengeramo. Ni ijambo riri mu gitabo cya Yobu, ibice 14 umurongo wa 7. Turahera ku murongo wa 7. Haranditse ngo, erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Ayo mashami ni twebwe, ni jyewe, ni wowe. Ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka. Ayo mazi ni ubuyobozi bwiza dufite. Ayo mazi twayazaniwe n'inkotanyi. Ayo mazi twayahawe n'Imana. Ngo iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Banyakubahwa mwese muteraniye hano bavandimwe, ntekereza icyo nza kuvugira hano numvaga ari ibintu bikomeye, kuko ahangaha nanjye ndi umwe waharokokeye bwa mbere. Ndavuga bwa mbere kuko tukimara kurokokera ahangaha njye n'umuryango wanjye abo twari kumwe twahise dukomereza igishari, naho baje nyine bakora ibyo bagomba gukora, nabwo ndarokoka. N'ibindi byagiye bikurikira. Ndashimira Imana rero ko mpagaze hano. Ndashimira Imana ko ndimo mbabona. Se namwe murambona? Urimo urabona mugenzi wawe iruhande rwawe? Ni igitangaza, ni ukuri, ni igitangaza. Ndimo ntekereza, maze gusoma aya magambo natekereje ngo Imana ishimwe yadutereye ikindi giti. Hari igiti gisharira cyari gifite imbuto zisharira, cyadushaririye, cyari kiriho mbere y'imyaka 30. Igiti cyari gifite imbuto z'urwango, imbuto z'amacakubiri, imbuto z'ubwicanyi, ziradusharirira, zihitana abacu. Ariko twebwe Imana iratuzigama kugira ngo natwe tuzarye kuri iki giti inkotanyi zadutereye. Igiti cy'ubumwe n'ubwiyunge, igiti cy'amahoro, igiti cy'amajyambere, igiti cyo kubanisha neza abantu, igiti kitarimo umwiryane, igiti twugamyemo, gifite imbuto nziza ziryoshye. Murabona namwe, ngira ngo wareba hano yavuga ngo ahari wenda niko hari hameze. Nyakubahwa Meya, ahangaha nk'uko nari mbivuga niho nabyirukiye. Nabyirutse mbona hari iyi poste ihari, ariko amashanyarazi atunyura hejuru tutazi ko muri rusa. Ariko ubu ngubu ndatekereza ko ahesha umuriro wamaze kuhagera. Hano hepfo hari ikigo cy'amashuri nizeho, narinze, ngira ngo umugenzi wanjye Munyaneza arabizi, ni twebwe bana ba mbere twabashije kubona uburyo bwo kwiga. Byari amahano, byari bibishye, none turimo turarya imbuto ziryoshye. Murebe namwe ukuntu ibintu bimeze, u Rwanda rumeze. Tubishimiye Imana. Igiti cyongeye gushibuka, yemwe igiti cyarashibutse, amashami ni ibitontome. Dufite urubyiruko, icyo numva nk'abakuru dufite inshingano, turimo turatega zivamo. Imyaka 30 irashize, hari yabanje y'ubusharire, none tumaze imyaka 30 ngiye kuvuga ngo mu buryohe, kandi biracyakomeje yemwe. Turacyabona ibyiza, twebwe turatega zivamo. Urubyiruko, icyo tubasaba no kugira ngo iki giti mukomeze mukivomerere, mucyuhire, mukibagarire,
murinde ko hari ingurukizi zaza ngo zikigeho, gikomeze cyera imbuto nziza, u Rwanda rukomeze rutengamare, rukomeze rutemba amata n'ubuki, kuko Imana yaruduhaye. Imana yaduhaye igihugu cyiza, yaduhaye inkotanyi ntitwari tuzizi, batwica batuziza zo, none twarazibonye zo kabaho. Inkotanyi nimugwire, inkotanyi turabasabira ngo Imana ibakomereze amaboko, Imana ibahe umugisha. Nagira ngo dusenge. Abahari twakora dufite imbaraga ziyongera kuzo dufite. Turashimira abaje ngo munima y'aha ngaha igomeze kugenda yaguka. Murakoze, twibuke twiyubaka. Arakoze. Komere kandi twihangane kubw'amateka asharira Abanyarwanda twese twanyuzemo, kandi dukomeze dufatane mu mugongo nk'uko tubitozwa n'abayobozi bacu b'igihugu cyacu. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere kacu ka Rwamagana, munyemerere bagezeho ikiganiro Leta y'u Rwanda, abayobozi bacu batugeneye muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 30. Ikiganiro kigiye kwibanda ku mateka mabi yaranze igihugu cyacu. Aya mateka amateka asharira Abanyarwanda twanyuzemo, ni amateka twese tugomba kuzirikana, ndetse twanazirikanye mu bihe byabanje kuva Jenoside ihagaritswe n'inkotanyi, ndetse tukaba ari amateka tuzakomeza kuzirikana, kuko utamenya yava ntamenya niyajya. Nyuma ya 1994 urubyiruko rugize 65 Abanyarwanda bose muri iki gihugu bavutse nyuma ya Jenoside. Ukuvuga ngo urubyiruko niwo mubare munini dufite w'Abanyarwanda, kandi bakagombye kumenya no gusobanukirwa neza amateka y'ukuri igihugu cyacu cyanyuzemo. Niyo mpamvu rero ubu butumwa kenshi bugenewe uru rubyiruko kugira ngo babashe kumenya neza aho u Rwanda babayemo, barerewemo, bavukiyemo rugeze. Kwibuka ni igihango Abanyarwanda twagiranye cyo kuzirikana amateka no kuyubakiraho ejo hacu heza hazaza, twirinda icyahembera ingengabitekerezo y'urwango iyo ari yo yose yagejeje kuri Jenoside y'Abatutsi mu 1994. Aya mateka asharira Abanyarwanda batangiye kuyanyuramo guhera mu 1959, aho leta yari iranzwe na politike y'irondabwoko, urwango, ivangura, amacakubiri yavanguraga Abanyarwanda, igaheza by'umwihariko Abatutsi, ndetse ikabakandamiza no mu buzima bwa buri munsi, byagejeje ku bwicanyi bwatangiye muri 1959, indunduro ikaza kuba Jenoside yahitanye Abatutsi barenga miliyoni. Aya mateka asharira yagiye ashimangirwa by'umwihariko n'abakoloni ndetse n'abihaye Imana cyangwa se abamisiyoneri bagiye baza kwigisha iyobokamana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Basanze u Rwanda rwubakitse, cyangwa se u Rwanda rufite inzego zikomeye, guhera ku rwego rwo hasi kugeza ku rwego rwo hejuru aho hari umwami. Uyu mwami ntabwo yarangwaga no kuvangura Abanyarwanda. Izi nzego zari zubakitse guhera ku masheferi, kuri za teritwari, kandi Abanyarwanda bari babanye neza. Aba bakoloni baje bafite intego yo gusenya ubwo bumwe bwarangaga Abanyarwanda, harimo Abadage
n'Ababiligi. Iyi ntego rero yo kuvangura abanyarwanda yaje kugerwaho aho batesheje agaciro cyangwa se aho basenye izi nzego z'ubuyobozi bwahuzaga abanyarwanda, batangira kwishyiriraho inzego zabo, inzego banyuzamo umuyoboro wabo gukomeza kuryanisha cyangwa se gutanisha abanyarwanda. Amashyaka by'umwihariko yagiyeho cyangwa yashyizweho n'abanyarwanda ya Parimehutu na Aporosoma niyo yabaye inzira yo kunyuzamo iri vangura ry'abanyarwanda, baharanira ko Abahutu ari bo benshi kandi bagomba no kugira inyungu zitandukanye z'abandi banyarwanda babonera ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi byashimangiwe n'abari abayobozi b'ayo mashyaka, harimo Kayibanda Gerwa wari uhagarariye ishyaka rya Parimehutu, ndetse na Aporosoma yari ihagarariwe na Habyarimana Gitera Joseph, aho batangiye kubona ko Abatutsi atari abavuka Rwanda cyangwa se atari abanyarwanda, ahubwo batangira kubita inzoka, aricyo bita mu ndimi z'amahanga dehumanization. Iyo watangiye gutegura jenoside ishingira ku gutesha agaciro umuntu, uwari umuntu ukamwita icyo atari cyo. Aba Batutsi rero batangiye kwitwa inzoka, ndetse batangira no kuvangurwa mu bandi banyarwanda, bibaganisha ku gutangira kwicwa ni ruto ni ruto. Kuva muri 59 Abatutsi barishwe, baratwikirwa, barameneshwa, bavanwa mu mitungo yabo, ndetse ivangura cyangwa se ingengabitekerezo y'ivanguramoko ikomeza kwigishwa mu banyarwanda. Muri 60 kugeza 63 hakozwe ubwicanyi bugendeye kuri rya vangura ryari rimaze gucengera mu banyarwanda. Batangira kwica Abatutsi, ndetse batangira no kubatuza aho badakomoka mu bice bitandukanye by'iki gihugu, ariko intego nta yindi ari ukubegeranya cyangwa se kubashyiraho begeranye badatandukanye, kugira ngo bazabashe gushyira mu ngiro cyangwa se gusohoza umugambi wabo w'ubwicanyi, aribwo bwagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Aya mateka yarakomeje asharirira abanyarwanda, ariko by'umwihariko Abatutsi, kugeza mu 1973 ubwo Kayibanda n'ishyaka rye rya Parimehutu batangije ibikorwa by'itoteza no kwica Abatutsi mu gikorwa cyiswe Mututsi Mviraha. Iri vanguramoko n'ingengabitekerezo yaryo ryakomereze mu mashuri nk'uko babanje babivuze, aho urubyiruko rw'Abahutu rwashishikarijwe kwirukana no kwica bagenzi babo b'Abatutsi biganaga. Ntabwo ari abanyeshuri bibasiwe muri uwo mugambi gusa, ahubwo no mu nzego z'imirimo habayemo ibikorwa byo guheza Abatutsi. Abari barageze mu nzego z'imirimo batangira kwirukanwa, benshi bahungira mu mahanga, basangayo abari barabashije kwiyakura hakiri kare muri 1963. Bigeze ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi mu 1973 ubwo General Major Habyarimana Juvenal yakuraga ku butegetsi Kayibanda, ntabwo iyi ngengabitekerezo y'ivanguramoko yarangiye, ahubwo yarakomeje ndetse ayishyira mu bikorwa nk'uko yari yaratangiwe na Kayibanda, aho aya mateka yagiye agaragaza ko iyi politike nanone yagiye ivugururwa. Mututsi Mviraha yari yaratangijwe na Kayibanda, ikomereza kuri politike
ya Habyarimana Juvenal yiswe iringaniza, aho muri iyi politike mu mashuri hagombaga kugenwa umubare ntarengwa w'abatutsi bemererwa kwiga, imibare yabo igahora igenzurirwa mu bikorwa byo kwerekana abahutu n'abatutsi mu mashuri. Ngira ngo ababayeho cyangwa se babashije kwiga mbere ya jenoside yakorewe abatutsi barabizi ko hari ibyemezo cyangwa se ibyo bita fiche suiveze byagaragazwaga mu mashuri, aho iyo identification yakorerwaga mu moko, abahutu bagahagurutswa, abatutsi bagahagurutswa, ariko witwaga umututsi wese ntawe bitateraga ipfunwe, kuko nkeka ko mu mashuri yose wasangaga batarenze 5 cyangwa 6 mu ishuri ry'abana 40 cyangwa 50. Iyi politike rero ko yakomeje kugenderwaho, aho bavugaga ko abahutu bafite 85% n'ubundi bagomba kugira ubwiganze muri ayo mashuri, cyane cyane amashuri yisumbuye, aho abatutsi bari bafite 14%, abatwa bakagira 1. Ayo mateka n'ubundi yakomeje kubakirwaho. Iyi politike yiringaniza mu mashuri yaberaga imbere mu gihugu ku butegetsi bwa Habyarimana. Abanyarwanda bari baratangiye guhungira mu bihugu bikikije u Rwanda guhera muri 59, 60 kugeza 63 ndetse na 73, banambuwe uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu cyababyaye. Usibye kugirwa impunzi mu bihugu bikikije u Rwanda, bakomeza kuvanwa mu mitungo yabo cyangwa se mu byabo. Muri urwo rwego abatutsi bakuwe muri perefegitura zitandukanye z'u Rwanda rwo hambere, harimo Gikongoro, Butare, Gitarama, Ruhengeri, batuzwa mu Bugesera ndetse na Rukumberi, aho abenshi bakomeje kugirira imibereho mibi ndetse bakomeza no kwicwa ni ruto ni ruto. Mu mwaka wa 1975 Habyarimana yashyizeho itegeko rihindura imitungo y'abatutsi bahunze ikaba iya leta. Iri tegeko ryaje rikurikira iteka rya Kayibanda ryo muri 1966, naryo ryabuzaga impunzi uburenganzira ku gihugu no ku mitungo yazo. Impunzi z'Abanyarwanda zakomeje gusaba uburenganzira bwo gutaha mu gihugu, ariko leta ya Habyarimana irabibangira, kugeza ubwo muri 1983 ubutegetsi bwa Uganda bwirukanye Abanyarwanda bageze mu Rwanda. Ubutegetsi bwa Habyarimana bwabashubije i Bugande ku ngufu, bwemeza ko u Rwanda rudafite aho rubatuza, ndetse mu 1986 bwemeza ko impunzi zigomba gushaka aho zitura mu mahanga ku buryo buhoraho. Mu mwaka wa 1987 hashyirwaho umuryango wa FPR Inkotanyi, nyuma yo kubona ko ubutegetsi bwa Merenide bwananiwe gushaka ibisubizo by'ibibazo by'Abanyarwanda bari baraheze mu buhunzi imyaka irenga 30. Ibibazo byo mu gihugu byari birimo itotezwa ry'abatutsi, irondabwoko, irondakarere, ubwisanzure bwa politiki. Biyemeje gutaha ngo bafatanye n'abandi Banyarwanda no gukemura burundu ikibazo cy'ubuhunzi mu Banyarwanda, ndetse no kubaka u Rwanda rushya ruzira amacakubiri na politike y'ivangura. Nibwo ku itariki ya mbere nk'uko tubizi Ukwakira muri 90 FPR Inkotanyi yatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ubutegetsi bwa Habyarimana n'ishyaka rya Merenide bitwaje uru rugamba, bashyira mu bikorwa umugambi bari baratekereje wo kwikiza abatutsi, yaba abakekwaho kugirana isano n'inkotanyi ndetse n'abari mu gihugu batangiye kwitwa ibyitso, inyangarwanda, inzoka n'andi mazina abagaragaza nka ba nyirabayazana b'ibyago n'amakuba u Rwanda rwari rurimo. Iyi politike rero y'ivanguramoko igambiriye gutsemba abatutsi mu 1994 nk'uko tubikesha umunyamakuru w'umwongereza witwa Andrew Wallace mu gitabo cye yise Steeped in Blood, niho yagaragaje neza ko iyi jenoside yari yarateguwe n'abari bagize akazu. Iki gitabo gisomye neza usanga ko hari abari ku ruhembe rw'imbere mu gutegura iyi jenoside. Abo barimo
ishyaka rya MRND ryayiteguraga mu buryo bugaragara, ariko n'amashyaka yari asanzwe mu gihugu, aho amashyaka ahereye uburenganzira bwo gukorera mu gihugu ari menshi. Harimo n'andi mashyaka, harimo MDR, hakabamo CDR, ndetse n'andi mashyaka yagendaga yivangura ashyizeho icyo bita power, bityo bikagaragara ko aya mashyaka nayo afite uruhare mu gucengeza ingengabitekerezo ya jenoside mu banyarwanda. Intego nta yindi ari ukutsemba abatutsi. Ntabwo byahagarariye aho, ahubwo ibitangazamakuru ndetse na radiyo nabyo byagize uruhare mu gushishikariza abanyarwanda kwanga abatutsi ndetse no kubatsemba, binyuze muri radiyo yitwa RTRM ndetse n'ikinyamakuru cya Kangura. Ibi byaje noneho kwinjira mu banyarwanda mu buryo bugaragara noneho ku itariki 7 Mata 1994, aho umugambi wa jenoside yari yarateguwe wo gutsemba abatutsi bose mu gihugu ushyirwa mu bikorwa. Guverinoma y'isi y'abatabazi yari iyobowe na Sindikubwabo Theodore, wagizwe perezida wa repubulika, na Kambanda Jean wagizwe minisitiri w'intebe, yashyizweho tariki ya 9 Mata 1994 i Kigali, maze abaminisitiri bose, abayobozi ku nzego za perefegitura, komine kugeza ku rwego rwo hasi bitaga serire, mu gihugu cyose bashishikariza abaturage gutsemba abatutsi bose n'undi wese warwanyaga uwo mugambi wo gutsemba abatutsi. Ibi ngibi byakorwaga imiryango mpuzamahanga urebera, ndetse bahisemo no gucyura ingabo zabo zabaga mu Rwanda zitwaga minuari, kugira ngo bahe urwaho cyangwa se bahe umudendezo abakoraga jenoside bayikore bisanzuye. Umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi washyizwe mu bikorwa mu buryo wahitanye abatutsi benshi mu gihe gito cyane, kubera uburyo mu gihugu cyose leta ya Habyarimana yari yaratoje urubyiruko rwo mu mitwe y'interahamwe za MRND, impuzamugambi za CDR, inkuba za MDR, turi hose ndetse n'amahindure rwoherezwa hose kugira ngo uyu mugambi uzagere ku ntego zawo. Urubyiruko kandi rwahawe intwaro n'imyitozo ihambaye muri gahunda yiswe Defense Civile. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yahitanye abantu barenga miliyoni mu gihe kitarenga iminsi 100, uhereye itariki 7 Mata kugeza 4 z'ukwa 7 1994, ubwo yahagarikwaga n'ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi zari ziyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Jenoside imaze guhagarikwa n'izi ngabo za FPR Inkotanyi, ntabwo ibibazo byari byoroshye, byari ingorabahizi, aho guverinoma cyangwa se leta yagombaga guhangana n'ingaruka zisizwe n'iyi jenoside, harimo ubwicanyi bw'abakoze jenoside bagombaga gushakirwa uburyo bacibwa imanza, n'abacitse ku icumu basabaga ubutabera buboneye kandi bwihuse. Harimo abanyarwanda barengaga miliyoni bahungiye mu bihugu duhana imbibi, ndetse n'abari baravuye mu byabo. Hakabamo inkomere, abapfakazi, imfubyi n'abana baburanye n'ababyeyi, bikajyana n'ibikomere ku mubiri no ku mutima. Hakabamo isenyuka ry'inzego zose n'umutekano muke mu gihugu, kuba imari ya leta yari yarasahuwe n'abakoze jenoside barajyanye muri Kongo n'ahandi bahungiye, ndetse n'ibindi bibazo biremereye leta y'u Rwanda, leta ya FPR Inkotanyi yagombaga guhangana nabyo. Nubwo u Rwanda rwagaragaraga nk'urutazongera kubaho, abanyarwanda bashyize hamwe bahitamo kwishakira ibisubizo byo gukemura ibyo bibazo. Ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda niryo ryabaye inkingi yo kongera kubaka igihugu. Guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda yihutiye gukemura ibibazo by'impunzi zari zaratwaye ubugwate na leta y'abicanyi bahungira mu bihugu byo mu karere, ndetse no kwakira no gutuza impunzi zatahukaga nyuma y'imyaka igera kuri 35 zari zimaze
mu buhunzi guhera mu 1959. Gucyura impunzi byarihutirwaga kuko leta y'abajenosideri yakomereje gahunda ya jenoside muri Kongo, aho yageze ikibasira abanyekongo b'abatutsi basanze iwabo, bituma benshi batangira guhungira mu Rwanda kugeza na n'uyu munsi. Leta y'abajenosideri yabonye uburyo bwo kwisuganyiriza muri Kongo, itangira kugaba ibitero byinshi ku Rwanda mu ntambara yiswe iy'abacengezi yishe abaturage mu burengerazuba no mu majyaruguru y'igihugu. Ibi byose byabaye umuryango mpuzamahanga ukomeje kubirebera. Byatumye mu 1996 guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda ifata umwanzuro wo kujya gucyura impunzi no kuzikura mu maboko y'abicanyi muri Kongo. Ihame ry'ubumwe ryarashimangiwe hategurwa ibiganiro byamaze iminsi 23 hagati ya Gicurasi 98 na Werurwe 99. Ibiganiro byiswe ibyo mu Rugwiro bihuza inararibonye baganira kuri ejo hazaza h'u Rwanda. Muri ibi biganiro niho havuye amahitamo yo gushakira ibisubizo mu muco w'abanyarwanda, hatekerezwa inkiko gacaca zaje gushyirwaho n'itegeko muri 2001 zikora akazi kadasanzwe ko gutanga ubutabera bwunga. Ihame ry'ubunyarwanda ryabaye umusingi wo kubakiraho u Rwanda rushya. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyize imbere imiyoborere myiza kandi igizwemo uruhare na bose, no kubaka inzego zishimangira kandi zigashyigikira ubumwe bw'abanyarwanda. Abanyarwanda kandi twahisemo icyerekezo twifuza ku gihugu cyacu gishingiye ku kwanga kuba imbata z'amateka mabi yaranze igihugu cyacu, hakimikwa umuco w'ibiganiro byubaka. Gukumira no kurwanya imvugo zibiba urwango tubigira inshingano zacu nk'abanyarwanda, dore ko zikomeje gukwirakwira mu karere cyane cyane mu bakiri bato. Ariyo mpamvu urubyiruko ari rwo rurebwa cyane n'ubu butumwa kugira ngo babashe gusobanukirwa neza amateka y'ukuri igihugu cyacu cyanyuzemo, kandi bakabasha no gufata umwanya wo kuyakumira ndetse no kuyarwanya kugira ngo ayo mateka atazisubiramo. Tuzakomeza kubaka ubutabera kandi abanyarwanda bose bagizemo uruhare, kurwanya no guca umuco wo kudahana, cyane cyane mu gukurikirana abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi aho bari hose bakabiryozwa. Kwibuka ni igihango cyacu twese, abakiriho, ababyiruka ndetse n'abazadukomokaho, cyo guhora iteka tuzirikana aya mateka kugira ngo dushimangire amahitamo yacu nk'abanyarwanda y'uko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Kwibuka ni inshingano za buri munyarwanda, by'umwihariko urubyiruko rukangurirwa gufata iya mbere mu kurinda ibyagezweho mu rugendo rwo kubaka igihugu no guhangana n'abapfobya jenoside n'abahakana amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, tutibagiwe n'abakirangwaho n'ingengabitekerezo ya jenoside. Reka rero iki kiganiro gisoza ngire nti twibuke twiyubaka kandi dukomeze kubakira ku bumwe bwacu buturanga ndetse no gutekereza kure kugira ngo tubashe kuba abanyarwanda basobanutse badaheranwe n'amateka. Murakoze. Arakoze umuvandimwe Jean Bosco ku kiganiro cyiza aduhaye cy'amateka mabi yaranze abayobozi bayoboraga iki gihugu. Atubwiye imyaka 30 mibi cyane, igihugu kidafite aho kiva n'aho kijya, kiri mu icuraburindi, ariko kandi atubwiye n'indi myaka 30 myiza aho igihugu cyacu gifite icyerekezo cy'ubuzima kandi bubumbatiye hamwe abanyarwanda bose. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, nk'uko twatangiye tubivuga, turashimira cyane yuko iki gikorwa kigenda gifata intera. Urebye abantu bahari, tunaboneraho yuko twisegura ko ubutaha tuzaba twabiteguye ku buryo burenze ubu, abantu bose
basenda bakicara, ariko kandi nanone turasaba njyanama y'akarere, banyakubahwa bari mu nzego z'umutekano, abayobozi mwese mu nzego zinyuranye, abo mbashije kuvuga nabo ntabashije kuvuga bisegureho, ariko mwese ndabazirikana kandi ndabubashye kuko namwe mwaje tukubaha iki gikorwa. Ndabasuhuje rero kandi ndabifuriza gukomera muri ibi bihe bitoroshye turimo, bitwibutsa amateka yacu akarishye turimo twibuka. Ndashimira buri wese ku mwanya yafashe kugira ngo duhe agaciro igikorwa nk'iki ngiki. Nimukomere, ibi nabyo ni ubutwari kandi Imana igiye ibibafashamo. Tunazirikane nanone abagifite imbaraga nke ku buryo batinya cyangwa se batabasha kwifatanya n'abandi mu bikorwa nk'ibi. Hari abo tugifite batarabona imbaraga zo kubasha kugera aho twibukiye, abo nabo tujye tubaba hafi, tubakomeze, tubasure mu mwanya nk'uyu. Twongeye rero guhurira hano mu Nyiginya kuri Sayi, aho twibuka abatutsi bahatikirijwe bakicwa ari nta cyaha, nta yindi nenge, buri wese yibaza impamvu yo kuzira uko yaremwe, ariko kandi uwabyibazaga yaribazaga akanisubiza, kuko wagombaga gutanga icyo gisubizo yari yaragitanze na kera, nk'uko twagiye tubyumva no mu kiganiro twahawe. Muri gahunda nyinshi zagiye zishyirwaho harimo na gahunda yari yariswe Mututsi Mvira. Umuntu akaba yakwibaza ko ari ukuva he ujya he. Ni ukuvuga ngo igihugu cyari gifite bene cyo n'abatari bene cyo, kuko hari abagombaga kuvamo. Mu buhamya twumvise bwa Rodiya yagiye kutwibutsa n'amagambo yakoreshwaga n'interahamwe, aho bavugaga bati mubasubize iwabo, kandi inzira ibajyana n'imwe, ni inzira y'amazi. Ibi rero kubyumva ntibikatubere kumva gusa imvugo wumvise iburasirazuba ukayumva mu majyaruguru, ukayumva mu majyepfo, iburengerazuba, bijye bitubera gihamya cy'uburyo jenoside yateguwe ikigishwa kugeza ubwo yashyizwe mu bikorwa. Bavandimwe tuba duhuriye aha, ibyo ni amasomo tuba dukwiye gutahana dushingiraho, twumva uburyo jenoside yateguwe, tukabasha no gusobanurira abayihakana. Leta ya Habyarimana yagiyeho, abanyarwanda bizezwa ubumwe, amahoro n'amajyambere. Ibyo byaravuzwe biraririmbwa, ariko ntibyigeze bishyirwa mu bikorwa. Imyaka 21 yose, kuva 1973 kugeza 1974, ubwo bumwe, amahoro n'amajyambere byararirimbwe, ariko ntitwigeze tubibona. Ayo mahoro, ubumwe n'amajyambere byari intego ya Muvoma. Reka nkoreshe iyo nyito nk'uko yakoreshwaga, mbishyize muri iyo nyito y'icyo gihe kugira ngo abo tungana n'abaturutaho mwongere mwibuke Muvoma. Twarabiririmbye karahava kubera ko nta bundi bw'inyegamburo bwari buhari. Byaririmbwe birabyinwa, ariko dutegereza ko bishyirwa mu bikorwa, ntitwabibona. Byarangiriraga muri izo ndirimbo, ntibyatugezeho. Gihamya n'aya mateka yanditswe, indunduro yayo ni Mata 94. Uyu murenge ufite icyabihamya. Ugiye Nyarubuye ibyo bihamya wabibona, wazamuka Nkomangwa ibihamya birahari, Bwara na Binunga ibyo bihamya barabifite, Kimbaze na Cyarukamba bose nta utarabonye ayo mahano. Ahubwo rero umwanya nk'uyu mureke utubera umwanya wo kuzirikana ayo mateka mabi, kandi uko imyaka ihita tujye tugira icyo twiyungura, aho gutega amatwi ngo birangire bityo tubisigaha, ahubwo tujye duhagurukana ingamba. Imyaka 30 twibuka ntikwiye kutubera ubusa, ahubwo mureke twisuzume, turebe icyo yabidusigiye mu gukosora aya mateka yacu. Aho twisuzumye twasanga hari umusaruro ufatika twe n'imitima yacu twagezeho. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda yakoze byinshi,
yahagaritse jenoside, yubaka igihugu, iduha ibikorwa remezo, ubuzima burakomeza. Ariko dukomeze twisuzume abanyarwanda, dusuzume imitima yacu twese, turebe niba tutarimo kurenza itaka ku rwiri. Hari ibyo tugomba gufasha leta yacu. Igikomeye nshaka kugarukaho uyu munsi ni ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994, kandi uko kuri nta handi kuzava, kuri muri twebwe. Turakubitse, turakuryamiye, bimwe turabirengaho tubizi, ariko tunabishatse twabikora. Nigeze kumva umuntu umwe wigisha avuga ati nitutavuga n'ibiti bizavuga, n'amabuye azavuga. Akenshi ntitwumva icyo bisobanuye, ariko mureke mbabwire uko nabonye bivuga. Muri iyi myaka 30 ishize twibuka, nta na rimwe tujya dusoza iki gikorwa hatavuzwe mu ma speech acaho gusaba ko imibiri y'abazize jenoside yajugunywe hirya no hino, abafite amakuru bayatanga tukabashyingura. Ayo makuru ni gake cyane tuyumva, ariko tugira dutya twajya kubona tukabona ahantu hagiye gushyirwa igikorwa remezo, tukabona tuzamuye imibiri y'abacu. None se mugira ngo hari ukundi kuvuga ko ibiti n'amabuye si ibyo ngibyo biturusha ubwenge? Amasomo akomeye twakabaye tubona mu buhamya, twumva aho ibikoko byarigataga ibisebe by'abicwaga bikomora umuntu mu gihe yishwe n'undi muntu. Ibisimba byomoye abacu bararokoka uyu munsi, nyamara bishwe n'abantu nkabo, babuze ubumuntu. Uyu musozi waguyeho benshi, ariko bashyinguwe n'imbarwa. Akaba ari nayo mpamvu abantu ba hano barokotse, intimba yabo ikiri ndende. Nyakubahwa meya, mukaba n'umushyitsi mukuru muri iki gikorwa, kuri iyi nshuro ya 30 bikwiye kutubera ibidasanzwe. Niyo mpamvu numva nifuza kwibutsa ko akaga abanyamunyiginya bahuye nako ari uko bari bahuriweho n'inkoramaraso zikomeye. Muri ubu buryo ngiye kuvuga, uyu murenge turebye utugari tuwugize, hari n'igice cyari Gikoro, hakabamo n'igice cyari komine Muhazi. Komine Muhazi nubwo tujya tuvuga ngo nta burugumesitiri yari ifite muri iyo minsi, mwihangane, imvura nyine nayo iratwibutsa rimwe na rimwe, nayo iranyuzamo nyine ikadufasha kwibuka aya mateka. Turanayishimira ko hari abo yarokoye, kuko yatanze agahehero ku bari bamerewe nabi. Iyi komine Muhazi itari ifite burugumesitiri muri kiriya gihe. Twari dufite umuntu witwaga Rutagengwa, yari inspecteur w'amashuri, umenye yari umunyagati, bakundaga kumwita Gatiriti. Uyu muntu yari perezida wa MRND, afatanije rero na konseye w'umusigire dukunda kuvuga yitwa Ntabanda Makaraveri. Bakoze ibikorwa bibi cyane byo kumara abatutsi bari bahungiye kuri komine Muhazi hari igishari, ariho Harodi yakomeje kutubwira. Uyu muntu witwa Rutagengwa nawe umenya atajya avugwa cyane, ariko dukwiye kujya tumugarukaho kenshi, kuko nawe ari mu batanze umusada ukomeye mu kutwicira abantu. Aka gace rero kari Gikoro, harimo Kimbaze na Cyarukamba, nabo turabizi uko Bisengimana yari ameze. Bisengimana akaba ari wagombaga gushyira mu bikorwa amabwiriza ya Semanza. Byatumye rero aka gace k'umurenge wa Munyiginya gakorwa mu nda, koko ababicanyi bagahuriraho, barasiribanga, batwicira abacu. Kugeza uyu munsi umubare munini tukaba tutaramara kumenya naho bajugunywe kugira ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Abo bose rero bahuje ubugome, abenshi barashira, bake bararokoka, barasindagizwa. Leta yacu bahihumure, tukaba dushima byose byakozwe ndetse n'ibigikorwa bitanga icyizere, ariko ibigikomeza gutoneka imitima yacu bikaba bigihari. Nshaka kugaruka kuri cya gikorwa cyo kuba twabona abacu bagashyingurwa mu cyubahiro. Hari ubwo tubivuga wenda bamwe bakagira ngo ni amarangamutima y'abarokotse, ariko munyemerere ngire abo mvuga, wenda kubavuga mu mazina biraza gutuma umwaka utaha hashobora kugira igihinduka. Abanyamunyiginya muri hano n'abadahari muze kuba tugerezaho ubutumwa.
hari imiryango na n'ubu itarashyingura abantu bayo. Reka nyuremo nihuta. Umuryango wa Kamanda mwawumvise wavuzwe mu buhamya kandi tujya tubumva, abazimye kandi tukaba tutaramenye naho baguye. Harimo Kamanda, Mukamurenzi, Sebera, Kamvara, Mapusi, Mbarubukeye bakunda kwita Majamba. Abantu ntabwo na n'ubu bigeze baboneka ngo bashyingurwe. Umuryango wundi urimo Mukarugwiza Maria na Mutabazi John, aba ntibigeze baboneka, nta n'amakuru. Umuryango wa Kabarisa biciwe muri aka gace kandi barashyingurwa, harimo Kabarisa, umugore we Anastazi, umwana bitaga Cyecuru, Mbabura, Kambibi na Stefania. Uwamenya amakuru wenda yaza kudufasha. Umuryango wa Ndemeza urimo Nyirakamana Gertruda, Kayumba, Karisa, Rusanganwa, Karangwa. Umuryango wa Gakeri urimo Gakeri nyine, Nkubiri, Candari na Mukampunga. Abo bose nabo ntibigeze baboneka ngo bashyingurwe. Umuryango urimo Kayombya Simoni, Karasi Theoneste na Murara Bosco. Abo nabo ntibigeze baboneka ngo bashyingurwe. Abandi Bayingana Theogene, Gakwere Eugene, Twizeyimana Theoneste, Mukangarambe Esther, Rukiminama Marcel, Serudonyori Yohani, Masatura, Kantengwa, Rusine, Gapfizi, wa Nyakamasa, Mukamfizi, Mukamarutoki, Nyabutsitsi, Munyaneza, Kayomberera, Habimana, Gatarayiha, Kantagara, Barushimana. Iyo miryango ni myinshi kandi aba ni bake bashije kuvuga muri benshi, abantu batigeze bamenya n'igwiro ryabo, batigeze bamenya n'amakuru ku babo. Ibi rero mbikoze, ntabwo mbavuze bose bambabarira bashobora kuba tumvisemo ababo, ariko mbikoze kugira ngo ngaragaze ko iyo tubivuga atari amarangamutima yo muri ibi bihe gusa, ahubwo tuba tuvuga ibiri ukuri, kugira ngo n'uwamenya amakuru adufashe. Iyo umuntu ashyinguye iwe araruhuka. Ubu dushyinguye ku mitima gusa, ariko mu bigaragara ntabwo turashyingura ngo twumve turuhutse. Reka nsoze nshimire leta yacu, nayishimiye n'uburyo idufasha muri ibikorwa byo kwibuka, ariko nshime cyane ahangaha irahagarara n'ubuyobozi bwacu bw'akarere. Hashize imyaka 3 tuvuga twishimira ko abacu bagenda baboneka gake gake tukabashyingura, ariko tukababazwa n'abantu baguye ahantu ari benshi, hakaba nta kimenyetso na kimwe gihari cyabigaragaza. Uyu munsi rero ndi hano kuri Sayi, shimira ubuyobozi bw'akarere kacu ko nabo babigize ibyabo, tukaba twariyemeje ko haguye abatutsi hose muri aka karere kacu hagomba kujya ikimenyetso, na hano kuri Sayi harimo. Ngira ngo ni inshuro itarenze inshuro ya 4 cyangwa 5 twibukira hano, bimaze kuba itariki ngarukamwaka. Ibyo rero akarere kacu kabigize ibyako, tuzakomeza dufatikanye kwibuka, kandi nshimiye ko n'ahandi Mabare, mu murenge wa Rubona, Ikavumo, naho ubu ngubu hamaze gushyirwa muri gahunda ko bagomba kujya monima igaragaza amahano yahabereye. Ibyo rero tudafite abayobozi bacu batwumva, tudafite ubuyobozi dushyira hamwe, ntabwo twabasha kwicara nk'uku ngo twibuke dusubize agaciro abacu. Abagifite imbaraga nkeya bagira ibibazo mu kwibuka, mwihangane nibwo buzima, ariko kandi mugapfukirana iyo ntimba, nimusohora iyo ntimba, Mariya naza muyarekure. N'amateka yacu tuzayabamo, kandi muhumure, dufite igihugu kidukunda, dufite igihugu kitwifuriza ubuzima. Nta rundi rupfu, ntabwo inkuba izakubita kabiri mu gihugu cyacu. Twapfuye burya, ubu tugomba kubaho kandi tukabaho neza. Turabashimiye rero, mukomeze mwibuke mwiyubaka, twibuke twiyubaka, kandi biraharanirwa ntabwo byizana. Imana ibahe umugisha, dukomeze twibuke dukomera, twishakamo imbaraga. Murakoze.
abayobozi inzego z'umutekano dukorana umunsi ku wundi, nyakubahwa President wa Ibuka mu karere ka Rwamagana, nyakubahwa abajyanama mu nama njyanama y'akarere ka Rwamagana, abayobozi b'imirenge turi kumwe hano, abakozi b'Imana barimo regionale ururembo rwa Ngoma, muvandimwe wanjye na regionale ururembo rwa Huye aje kwifatanya natwe, abayobozi mu nzego zitandukanye, abaturage b'umurenge wa Munyiginya n'inkengero zawo, ndetse n'inshuti mwaje kwifatanya natwe. Nagira ngo mwese mbaramutse kandi bakomeze, kubera yuko muri ibi bihe ntabwo biba byoroshye, kuko imitima iba yasubiye muri ariya mahano ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 atari yoroshye. Twabonye n'abagiye bagira ikibazo cy'ihungabana, nabyo ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu. Iyo umutima wakomeretse ukagira icyongera kuwukomaho urahungabana. Ntabwo rero ari ibitangaza bidasanzwe cyangwa abantu bumve yuko wahungabanye ari uko ufite intege nkeya cyangwa ukundi kutagira imbaraga z'umubiri, ahubwo ni imiterere na kamere muntu. Nk'uko President wa Ibuka yanabivuze, no kuba hari abo turi kumwe hano, nuko hari intambwe bamaze gutera, ko turabizi neza yuko hari abagifite intege nkeya batabasha no kuza ahantu nk'aha habereye ibikorwa byo kwibuka, ariko abo bose ni abavandimwe bacu, ni abaturanyi, tugomba kuba hafi no kubaherekeza muri uru rugendo rwo kwiyubaka. Nyakubahwa abayobozi, abaturage b'umurenge wa Munyiginya, nagira ngo mbashimire ko twaje kwifatanya muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Ni amateka mabi ashaririye, ariko muri ayo mateka mabi ntago kuba ari mabi bivuga yuko twayibagirwa, ahubwo tugomba kuyazirikana cyane, tugakuramo imbaraga zitubwira yuko aho abandi batera intambwe imwe bajya imbere, twe nk'abanyarwanda tugomba gutera nyinshi, kubera yuko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yasenye igihugu, isenya abantu, isenya n'ibintu. Ngira ngo ubuhamya bwa Rodia bavuye aha ngaha bwabisobanuye byose, aho ubumuntu bwashize mu bantu bakajya no gusenya ishusho ya Bikira Mariya. Bikira Mariya ngo nawe ni umututsikazi, icyambere si n'umunyarwanda, yaba umututsikazi gute atari n'umunyarwanda. Bikwereka rero yuko ubwenge bwageze aho buragenda buba ubunyamaswa. Ese yaba umututsikazi we ishusho noneho kwitanababara itanavuga, bikwereka aho abantu bari bageze mu bijyanye n'ubunyamaswa. Ntago umuntu bwari bukiriho, ariko n'inyamaswa nyirango yica umuhigo w'iributya. Ntabwo intare yafata ishusho ya Bikira Mariya ngo yice, nta nubwo intare yafata ikintu bikice itari bukirye, ntabwo bibaho. Birakwereka rero yuko abantu ba kiriya gihe, interahamwe za kiriya gihe, nta nubwo zari zikiri abantu, nta nubwo zari inyamaswa, bari ikindi kirenze inyamaswa. Ariko nagira ngo mfate uyu mwanya mpumurize abari hano bose, by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, babwire ngo umucyo waratamuriye, u Rwanda rwabonye umucyo, u Rwanda ntiruzongera gupfa ukundi. Abarokotse jenoside ntabwo muzongera gupfa ukundi. Dufite amahirwe, batubwiye ababanje aha ngaha, abayobozi barimo Bisengimana Paul wari burugumesitiri wa komine Gikoro, aha ngaha duhagaze, abuze Semanza Laurenti. Abo bari abayobozi babicaye b'inkoramaraso,
nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi dufite leta y'ubumwe, leta nziza, dufite abayobozi beza baharanira yuko buri munyarwanda agira agaciro. Nta munyarwanda uzongera gutotezwa ukundi, nta jenoside izongera kubaho mu Rwanda ukundi. Nagira ngo mpumurize abanyarwanda bose n'abanyamunyiginya by'umwihariko. Iyo twibuka rero nk'ubu biba ari ukugira ngo twongere twunamire abacu batuvuyemo, biba ari ukugira ngo tubasubize agaciro bambuwe, ariko nanone biba ari ukugira ngo muri aya mateka mabi asharira dukuremo amasomo yo kwitandukanya n'ikibi, dukuremo amasomo yo kwanga icyaca abanyarwandamo ibice icyo ari cyo cyose aho cyava kikagera, kubera yuko amateka y'u Rwanda atubwira yuko mu bakurambere bacu kuva ku ngoma z'abami abanyarwanda bari bamwe. Umwami yari sebantu n'abantu bakaba rubanda rw'umwami. Kuba sebantu ni ukuvuga ngo yari ise w'abantu bose, ntabwo yari se w'igice kiniki w'abantu aba n'aba, yari se w'abantu bose. Yewe n'abanyamahanga bageraga mu Rwanda bahagiriraga amahoro kubera yuko yari sebantu. Hanyuma n'abaturage bakaba rubanda rw'umwami, bose bakagira umwami umwe, bakamwumvira kandi bakamuyoboka, agaharanira icyateza imbere ba baturage ashinzwe. Turatanga rero icyizere cy'ubuzima bw'uyu munsi n'ejo hazaza, icyizere kivomwa mu mateka mabi twanyuzemo, ariko adufasha gukuramo amasomo akomeye no gukuramo imbaraga zo kubaka u Rwanda nk'igihugu gikomeye kandi kigomba guhangana n'ibindi bihugu mu ruhando rw'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Turasaba rero buri wese uri hano kugira uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'inyigisho izo arizo zose z'amacakubiri n'urwango, nk'uko uyu munsi tugihanganye n'abagifite iyo ngengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibitekerezo bibi, cyane cyane ibyo tubona bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga mwese muzi, izivugwa mu bihugu duturanye zikigisha amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ni ahacu ngo twe kwimika no kwemera ikibi, tuvuge ngo oya. Ntabwo tuvuze ngo uko abantu bajya kuri social media bagatukana namwe mutukane, ariko mubabwire ngo ibi ntaho byageza u Rwanda n'abanyarwanda. Turabyamaganye, ntabwo tuzigera twemera yuko mudutobera u Rwanda, mutoba iterambere ry'igihugu n'imibereho myiza aho u Rwanda rugeze. Turasaba rero buri wese uri hano kumva yuko yagira uruhare mu gusigasira ibyo u Rwanda rwagezeho, kubera yuko byanditse mu mateka y'amaraso y'abana b'u Rwanda. Turabasaba gushyigikira gahunda za Ndi Umunyarwanda, aho kugira ngo abantu biyumvemo aho bavuka, aho baturuka n'ibindi byose byatanya abanyarwanda, ahubwo twiyumvemo ko turi abanyarwanda bunze ubumwe, bavuga ururimi rumwe, bahuje imico n'imisango, bahuje igihugu kimwe dusangiye u Rwanda. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buzakomeza guteza imbere no guharanira yuko abarokotse jenoside bagira ubuzima bwiza. Baracyafite ibikomere byinshi bitandukanye, ari ibijyanye n'ibikomere by'umubiri n'ibikomere by'umutima. Tuzaharanira yuko dukomeza kubyomora, ndetse n'abatarabona amacumbi, bamwe muri bo tuzakomeza buri mwaka gushyira mu ngengo y'imari no mu mihigo y'akarere kububakira, kugira ngo abadafite aho kuba haboneye kandi hababereye bazave muri aho hantu, ahubwo bagire aho gutura heza kandi habahesha icyubahiro. Ntabwo nasoza rero ntashimiye byimazeyo ingabo za RPA, inkotanyi zabohoye u Rwanda, zikabohora abanyarwanda, zigasubiza ubuzima abahigwaga,
ariko nanone zigasubiza n'icyizere cy'ubuzima n'interahamwe zicaga, kubera yuko nazo ubwazo aho twagiye tunyura henshi mu buhamya twagiye twumva nuko nazo zari zatangiye gusubiranamo. Wasahuye ibintu byinshi, batwaye moto, imodoka, undi akaza akamurasa kugira ngo yitware. Uvuga ngo inkotanyi zitinda n'interahamwe ubwazo zari bumarane. Ubwo nazo n'interahamwe zikwiye kujya zishimira inkotanyi kuko zarabatabaye. Nagira ngo rero soze nongera kubabwira ngo twese dukomeze kwibuka kandi twiyubaka. Murakoze. araje umva wa ngwino mfashe ufatira moto cyane oya ndimo rwose neza winjiyemo hano ntabwo nafashe hano vuba aduteye umugongo igihe abiwo bari kujya hariya hirya ukajya gukubita muri na sayidi
Ifandwa TV, Factory Wandwa.